Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Freefarm TV. Reka twizere ko aho muri hose mumeze neza. Inkuru itugezeho uyu munsi ni y'impanuka y'ubwato yabereye mu kiyaga cya Kivu. Uwari ubutwaye ntiyabashije kuyirokoka. Mukomeze mudushyigikiremo kandi like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Ubwato buzwi nk'icyombo bwari bwikoreye amabuye yo kubakisha amapave bwibiye mu mazi y'ikiyaga cya Kivu. Wari ubutwaye ntiyabasha kurokoka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamyumba Kazindebe Litsie yavuze ko iyo mpanuka y'ubwato yabaye mu masaha y'igitondo kuri iki cyumweru tariki ya 18 Nyakanga 2021. Yagize ati amakuru twamenye nuko impanuka yabaye mu masaha ya 10:30 bwari ubwato butwawe n'umusaza Ndayisaba Bernard ari kumwe n'umuhungu we. Bwari bupakiye amabuye yo kubaka amapave buyakuye mu kagari ka Busoro mu murenge wa Nyamyumba buyajyanye Kinunu muri Rutsiro. Mu minota 30 bumaze guhaguruka ngo bwahuye n'umuhengeri wo hasi buhita bwiyubika. Kazindebe avuga ko umuhungu wa Ndayisaba Bernard yashoboye kurokoka ubwo bwato mu gihe bwibiraga. Ati moteri y'icyombo yagize ikibazo, Bernard amanuka kureba icyabaye, icyombo niko kwita kiyubika arimo amanukana nabwo. Mu gihe byabaye umuhungu wari we wari utwaye agahita asimbuka koga akahita ava mu Kivu. Inzego z'umutekano ntabwo zabashije kwita zitabara ubuzima bwa Bernard kubera ko ngo icyombo cyamanutse hasi cyane byari bigoranye kwita bakizamura. Iyi ngo niyo mpanuka ikomeye ibereye mu kiyaga cya Kivu mu myaka 3 ishize ndetse igahitana ubuzima bw'umuntu. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukandi like na subscribe. Imana ibahe umugisha.